Giraneza Shama Finance, nkaba nuka mu murenge wa Gikondo mu kagari ka Kigarama, nkaba niga ku kigo bita Kigali Excellent Tourism and Hospitality Academy, nkaba niga mu mwaka wa gatandatu usoza amashuri yisumbuye y'ubukerarugendo. Nk'uko yarambajije ikibazo urugendo ukuntu twaje turi abanyeshuri benshi tuje gusura muri ino pariki y'Akagera, icyo twari tuje gukora nk'uko yabivuze twiga ubukerarugendo. Icyatuvanye i Kigali kituzana muri pariki y'Akagera ni ukumenya ibyo twiga muri teori tukabiparatika, tukabishyira muri puratike, tukaza kuri tere tukabasha kumenya izo nyamaswa z'ama Big Five nk'uko mugenzi wanjye wabanje yagiye abivugaho. Ibijyanye cyo murakoze. Nk'uko abivuze Big Five abantu benshi bazi bakora research ku Kagera, niyo turi kubyiga kenshi mu ishuri, kenshi bagaruka ku nyamaswa za Big Five arizo leopard, buffalo, rhino, lion na elephant. Ariko ntabwo ari byo byonyine parike y'Akagera igira n'izo chimpanzee, bakagira izo lake, ihema, shakani n'izindi. Rero ino parike y'Akagera igizwe n'amaspecies menshi nayo y'ibiti, y'inyoni, ibyo ngibyo murakoze. Umunyeshuri witegura gukora icya leta dukora icya leta cya pratique, kuba banzanye hano nka ikigo cyanjye, kuba cyanzanye hano kuri tere muri parike y'Akagera ni byiza cyane, kuko muri pratique ntago ujyaho uzi ngo barakubaza kuri iyi parike. Biba byiza byose umuntu abimenye, kuko n'ubushize muri ikigo cyacu cyatujyanye muri Nyungwe turayikavaringa, ubu tukaba tuje mu Kagera. Ni byiza cyane, bizamfasha mu gukora cya leta cyane, nkagisoza nkagikora neza, ubundi nkazajya ku isoko ry'umurimo mfite ibisabwa byose. Iyo ukinjira kuri gate y'Akagera babanza bakaguhereza instruction, bakakubwira ngo ibikoresho bya plastique ntabwo byemewe kujugunywa muri parike y'Akagera. Ibyo ngibyo nabyo biri muri bimwe bikonsavinga ibino binyabuzima byose biba mu Kagera, kugira ngo n'umwana uzadukomokaho muri za 2050 cya kintu uko twe twakibonye nawe azaza agisanga uko kiri. Ndabanza nshimire ikigo cyanjye cya Keta, ndagishima kuba cyatuzanya hano nk'abanyeshuri, ibintu twiga bikava muri teori bikaza muri pratique. Ndagishimira cyane, kandi ndashimira parike y'Akagera na leta y'u Rwanda
kuba yarashiriyeho discount abanyeshuri n'abaturarwanda bose, kuko umuturarwanda ntabwo cy'amafaranga kimwe nk'ay'umunyamahanga uvuye hanze yakishyura. Ibyo ndabishimira Leta y'u Rwanda n'ikigo cyacu, ndabishimira cyane.